Abaturage batuye mu murenge wa Miyove, akarere ka Gicumbi, akagari ka Mubuga, umudugudu wa Murihi, barasabira ubuvugizi umuturanyi wabo Musanabera Gaudence, bavuga ko yo mu buzima bugoye cyane bitewe n'uburwayi bwo mu mutwe bwamufashe. Uyu mugore ufite abana batatu, dore ko umukuru muri bo afite imyaka 6 naho umuto akaba afite imyaka 2. Kuri ubu abana bakaba yo mu buzima bugoye cyane ko ibijyanye n'ifunguro baribona bitewe no ko hari umuvandimwe wagira icyo abaha mu baturanyi atagira icyo abaha, bagakora amasengesho batari bateganije. Afite icyo kibazo, mbona agenda mu muhanda gutyo atita ku bana. Ubwo rero mwamukorera ubuvugizi mukabona ko abana be bafashwa bakajya nko ku ishuri. Abana batatu, nk'ufite nk'imyaka 7, abandi 2 ni batoya, ntago mbazi uko bangana. Ibibazo byiwe byatangiye afatwa no mu mutwe, nyine mu mutwe biranga birakomera, kandi afite abana bakeneye ubufasha. Nawe nka leta irebye ukuntu yamufasha, bakareba ukuntu bamuvuza byakunda, akagaruka mu murongo akarera abana be. Abana baracyari batoya cyane, bakeneye kwiga, ariko kwiga ntibigishoboka kubera baba mu ngo z'abaturanyi. Ubwo rero bareba ukuntu bashakisha. Abaturage kandi bemeza ko uyu mugore wahoze muri VUP mu cyiciro cy'abasaza n'abakecuru, ariko nyuma akaza guhagarikwa mu buryo budasobanutse, bakaba bemeza ko abana nta handi bafite ho kwerekeza, dore ko nta wundi muryango agira, kandi aba bana bakaba nta n'umwe wigeze agana ishuri. Mukorera ubuvugizi akavurwa, akoroherwa, akagaruka mu muryango akarera abana be. Abana be nta kirera bafite, urebye n'umuryango aturukamo ntabwo wishoboye ngo umuryango wabafata. Mwamukorera ubuvugizi VUP, ariko ubu muri iyi minsi bavuguruye, niba bazamusubizamo batazamusubizamo nta muntu ubizi. Ubwo burwayi nubwo akiri muto bamushyize muri VUP y'abasaza n'abakecuru, nta murimo yakoraga. Ikibazo cy'uyu mubyeyi twavugishije umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Miyove, Rusizana Joseph, yemeza ko hakagombye kuboneka igisubizo kuri uyu muryango, by'umwihariko abana bakagana ishuri. Naho ibigendanye n'akazi k'umugore yakoraga muri VUP, akemeza ko amasezerano yarangiye, ahubwo hagomba kurebwa ikindi cyo gukora cyamufasha. Abana nta n'ikibazo cyakagombye kuba gihari ku mashuri, kubera yuko nta mwana wirukana ku mashuri, bafite barya ku ishuri. Ibyo nta kibazo twaza kubikurikirana, niba batanarimo bagasubiramo nta kibazo. Nyuma ku bijyanye no kubitaho wenda imyambaro, nayo ndizera ko imyambaro ntayo bavuze, kubera yuko nubwo banayibura abantu bashaka n'ibindi, ariko icyo cyo twagikurikirana cy'uko bavuye mu ishuri cyo ni n'ingenzi cyane ko twanakita. Kandi kuvuga ngo bajya kumva n'abaturage bandi, ntabwo hari igihe wenda abantu batanga inkuru bafata n'abakabiri cyane, ariko njyewe n'umuyobozi wabo twaravuganye gusa nyiri bwite ntabwo turi bose, ariko amakuru bashoboye kumva nayo ngayo, kandi ntabwo twaba dufite ikibazo twemereye gutyo ku rwego rw'umurenge ngo tutanaye. Kandi nubwo umuntu yagira n'ikibazo yamufasha kugikora. Bityo ntabwo ari we wenyine, ibiti twashyize byinshi bitandukanye, turimo abakora imirimo y'imbaraga, iyo komponenti yararangiye, atagiti yayo y'imyaka, bari dufite indi komponenti y'abakora imirimo yoroheje, bakoraga bo gutunganya, bakora imihanda, nayo yararangiye. Ntabwo iri gukora nka budget yayo y'imyaka. Niba yaravuyemo rero yarari muri izo ngizo, ntabwo ari we wenyine, n'abandi bose bavuye. Ubwo umugore twamusangaga ku muhanda mu gace atuyemo, abaturanyi be bemezaga ko yaraye kwa muganga, ariko abana be batazi iyo baherereye. Agenda Isengiyumva Gisa Steven, ATV mu karere ka Gicumbi.